Reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze inshuti bavandimwe duhuriye aha ngaha. Imana ibahe umugisha. Nkomeje gushimira cyane uburyo dukomeje kubana. Ntago dushidikanya ko ijuru ribana natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi, yaba ari mu rugendo dukora rwa gikristo, yaba ari mu ivugabutumwa tuvugira aha ngaha. Imana ijye ibaha umugisha, kandi inkunga yanyu yaba y'amasengesho cyangwa se ibigaragara yose turayishimira. Ni ukuri Uwiteka ajya abaha umugisha. Rero muri uyu mwanya hari amagambo nshaka ko tuganiraho. Ngira ngo buri muntu wese yisuzume, yirebere mu ndorerwamo y'ayo magambo, arebe ese duhagaze hehe. Ni amagambo dusanga muri Bibiliya, niho tugiye kuganirira. Ntago nifuza ko twajya dushyiramo ibitekerezo byacu cyane, ahubwo mba nifuza ko twakoresha Bibiliya kugira ngo nugira uko ashaka kubirwanya cyangwa se nugira uko ashaka kubihakana abihakana, ariko Umwuka Wera yamaze gutanga umucyo, ibyanditswe byari yamaze gutanga umucyo. Nyine ubwo ubundi ibyanditswe byaratubwira ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu mahanga yose, ngo bube ubuhamya. Abantu ntago bajya batekereza kuri iri somo ngo ubutumwa buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya. Iyo tuvuze ikintu ngo nukugira ngo kibe gihamya, bavuga ngo nta kireguzo, nta mpamvu uzatanga, kuko nyine warahamirijwe, ubuhamya warabubonye. ngo ubwo nibwo imperuka izahera ko izi. Mutagira ngo rero hari igihe kizagera tukavuga ngo dore ngo ubu ngo tugiye kwigisha ubutumwa ngo kugira ngo ube ubuhamya. No, igihe ni iki ngiki. Igihe ni iki ngiki cyo kugira ngo twumve icyo umwuka tubwira, twumve icyo umwuka abwira amatorero, kandi natwe dufate iya mbere yo kumvira icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Kuko njya nkunda kubabwira ngo urinde wo kurwana n'ibyanditswe byera, urinde wo guhangana n'ijambo ry'Imana, urinde wo kugundagurana naryo. Niba ijambo ry'Imana rigutsinze, waretse kwizirika kuvuga ngo nindamuka ngo mvuye ku byo nizeraga ngo byo wenda by'ibinyoma, urasuzumye usanga ntabwo byari bizima ibyo wizeraga. Ariko bavuga ngo nindamuka mbivuyeho, abo twakoranaga umurimo, abantu banyubahaga, abantu bageraga gute, ibyanditswe byabo biratubwira ngo imibabaro y'iki gihe ntikwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzagira. Mu yandi magambo, kuko unyega kubu wibifata ngo ubishyire ku munzani bigereranye n'ubwiza tuzagira nitugera mu ijuru, kuko ubwiza bwo mu ijuru buzaba burenze ubwo ngubwo. Kuba baguseka ngo uvuye muri ibi ugiye mu kuri, wibifata ngo wumve ibyo bitwenge n'aya magambo agusebya cyangwa guserereza, hanyuma y'uko umenya ukuri ngo uyagereranye n'ubwiza tuzagira. Imana niduhe amaso y'umwuka iyo kureba ubwiza tuzagira, hanyuma itubashishe no kutabigereranya, ahubwo dutumbire ubwo bwiza, nibwo ijuru rizamanuka rikabana natwe, kandi nibwo tuzashika mu byo twizeye koko. Reka tubanze dusenge mbere yo kujya mbere. Data mwiza, mu byo dukunda kandi ukiranuka, tugushimiye cyane ko ngiye kuduha ijambo ryo kuganiraho. Ni ku bwawe si ku bwacu, ubihimbarizwe. Turinde kwishyira hejuru, uturinde gutwarwa n'amarangamutima yacu. Mwuka Wera nawe ari we utuyobora, agakiza kawe kari mu mitima yacu. Uduhe gutsindwa kandi twemere, nibyo dusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, turakoze. Amen. Nari ndimo mvuga ngo abantu benshi ijambo ry'Imana riradutsinda, ariko kubera peer pressure, kubera ikigare tuba turimo, kubera abantu twakuranye mu myizerere imwe, kubera indonke dukura mu itorero, kubera icyubahiro dufite mu itorero, kubera inshuti dufite mu itorero twabarizwagamo cyangwa se mu myizerere twari turimo, tukavuga ngo yego turabona ko ijambo ry'Imana rivuga ibiri ukuri, ariko se aha ko nahembwaga gutya, nindamuka ngiye hano izi ndonke nzongera kuzibona? Aha ngaha ko byari bimeze gutya, nindamuka mavuye, ese nzongera gufatisha umwanya wo gufata mikoro muri korari ryari? Ese nzongera gufatisha umwanya wo kwigisha, wo kubwiriza ryari? Ese nzongera inzitwazo zikaba nyinshi. Ariko ibyanditswe byari biratubwira ngo, nkuko nari maze kubivuga, ngo umubabaro duhura nawo muri iyi si ntukwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzagira, kuko ubwiza tuzagira burenze ibyo byose twibaza. Niyo mpamvu umwana w'Imana wese ufite gahunda yo kujya mu ijuru, nta cyamuhagarara imbere ngo kimuhangare kimubuze ubwami bwo mu ijuru. Ubone niyo bwaba ari ubugingo, niyo bwaba ari ubuzima, yakemera akabuhara, ariko akazabona ubugingo buhoraho. None ikibazo, ibyanditswe byera ko bitubwira ko igihe kizagera, cyangwa se kigiye kugera, cyangwa cyatangiye kugera, tugatotezwa, hakabaho itotezwa ry'abana b'Imana. Niba wanze guhara icyubahiro cy'ufite mu idini, utekereza ko uzahara ubugingo bwawe? Niba gufata mikoro gusa imbere muri korari bikubereye igisitaza, utekereza ko uzaba umuhamya wo guhamiriza imbere y'abantu n'imbere y'abacamanza ufite Bibiliya mu ntoki?
ntabwo bizakunda. Byanditswe byaratuvuga ngo imibereho tuzagira mu ijuru dukwiye kwitoza tukiri mu isi. Ariko se abantu b'i Lawodikiya tumeze gute? Abantu b'i Lawodikiya turashaka kwerekana ko turi abana beza, ariko tugashaka kwerekana ko turi n'abapagani. Turagira mu bapagani tukaba abapagani, twagera mu bakirisitu tukaba abakirisitu. Mu yandi magambo tureba yatuburiye formule. Abapagani batubona nkaho turi abapagani, abakirisitu batazi ibyacu bakatubona ko turi abakirisitu. Ariko igitangaje, abakirisitu bo tubiyoberanyaho bigakunda, ariko iyo tugeze mu bapagani ntibishoboka, kubera ko bo hari undi mwambaro batuzimo. Kadusoma amagambo dusanga muri Bibiliya. Muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyahishuwe, ni mu isezerano rishya, mu byahishuwe igice ni icya 3, turahera ku murongo wa 14. Iryo niryo jambo Uwiteka yemeye ko tuganiraho uyu munsi. Ijambo rivuga ngo urwandiko rwandikiwe ab'i Lawodikiya. Abantu b'i Lawodikiya Uwiteka yabanditseho iki? Mbibutse ko Lawodikiya ni twebwe ubu ngubu, niryo torero rya nyuma, nibyo bihe bya nyuma itorero ryanyuzemo, aribo twibo turi kubwirwa. Katwumva ko Uwiteka yatubwiye. 14. Wandikire marayika w'itorero ry'i Lawodikiya uti: Uwiyita Amen, umugabo wo guhamya, kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye, aravuga aya magambo ati. Umva ko umurongo wa 15 uvuga: nzi imirimo yawe, yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubizi. Abo ni abantu b'i Lawodikiya. Ngo nzi imirimo yawe, yuko udakonje kandi ntubire. Nturi umukirisitu, nturi n'umupagane. Bango iby'Imana urabivangavanga, ukabivangavanga kugeza ubwo abantu iyo bakurebye bibaza niba uri umukirisitu cyangwa se umupagane, bikaba byaranze. Nguko uko Uwiteka yatubwiye, ngazi imirimo yacu, yuko tudakonje kandi ntitubire. Ibaze umuntu ubwiriza w'umubwiriza, ubwo ndivugira akenshi ku bagabo, umuntu w'umubwiriza akajya imbere akabwiriza ukuntu Yesu ari mwiza, akabwiriza ukuntu abantu bakwiriye kureka ibyaha, ariko akabwiriza acunganwa n'isaha, abwiriza iminota mikeya ngo yiruka nkajye gusoma ku kayoga yasize mu rugo munsi y'igitanda. Nguko uko Lawodikiya ibayeho. Umuririmbyi w'umukobwa akararana n'umusore, bwacye mu gitondo akafata Bibiliya akajya mu rusengero, akajya imbere agafata mikoro ngo nuko aririmba soprano akaririmba, abandi bagakizwa, ariko we mu mutima arimo ashenguka. Ngiyo Lawodikiya ukuntu ibayeho. Umuntu akaba umuyobozi w'itorero, ariko afite n'imanza z'abantu yambuye ibyabo arimo araburana. Ngiyo Lawodikiya. Umuntu akaba umunyabwuzu, ariko muri karitsiye yashinzwe ko ari umurozi. Ngiyo Lawodikiya. Lawodikiya. Ngo nzi imirimo yawe, yuko udakonje kandi ntubire. 16. Nuko rero kuko uri akazuyazi, ngo uri imbera byombi, uri impuza byombi, kuko uri akazuyazi, udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Umva ijambo rikomeye ngo kuko udakonje kandi ntubire, ukaba uri akazuyazi, unteye iseseme, ngiye kukuruka. Iki kintu mugitekerezeho mwitonze, ngo ngiye kukuruka kuko uri akazuyazi, udakonje kandi ntubire. Umva, ngiye kukuruka. Mbega Imana iturutse twajya hehe? Ariko njya nkunda kubwira abantu ngo mwaretse tukihana igihe kikiriho, mwaretse tukihana imbabazi zikiriho, mwaretse tukihana uburyo bukiriho, Imana itari yaturuka ku munsi byacu twabwiye ngo birarangiye, tutazongera kubona ubugingo buhoraho, tutazongera kubona amahirwe yo kwihana, tutazongera kubona uburyo bwo kujya gusaba imbabazi abo twahemukiye, tutazongera kubona uburyo bwo kujya kwishyura amadeni twambuye. Ngo ibyanditswe birambwira ngo tuzatekereza kugarura iby'abandi twangije, ariko uburyo butagishoboka. Igihe kari iki? Bantu b'i Lawodikiya, mwaretse tukihana. Mwumva ko ibyanditswe byera bitubwira. 17. Kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye. Umva uko abanya-Lawodikiya twibwira. Twasomye Bibiliya, umwuka w'ubuhanuzi twarawusomye,
ibitabo byose uhereye ku ntambara uhereye mu bakurambere abahanuzi n'abami, wifuzwa ibihe byose, ibyakozwe n'intumwa n'intambara ikomeye, twarabisomye. Yewe twageretseho ubutumwa bwatoranyijwe, tugerekaho inyandiko z'ibanze, tugerekaho kugana Yesu, tugerekaho n'ibindi. Twarabisomye ubuhanuzi, Daniyeli n'ibyahishuwe twabishyize mu mutwe, ntacyo waza utubwira. Ngiyo Lawodikiya byanditswe batubwiye ngo kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye. Ngo Uwiteka yaturagije ubwiru bw'Imana. Ariko kuba yaraturagije ubwiru bw'Imana, tukaba abagaragu babi, tukaya, tukanga kumvira, tukanga kujya mu byo Uwiteka dushakaho, byatumarira iki? K'igihe nikigera nyir'ubutunzi akaza, azavuga ngo wa mugaragu w'imburamumaro we. Mbese byakumarira iki? Kwitwa kubitse ubwiru bw'Imana, kwitwa ko Imana yakuragije umucyo, kwitwa ko Imana yaguhaye ijambo ryayo, ariko ukaba uribwirizanya ibindi bitandukanye, byakumarira iki? Byakumarira iki? Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo wakora byose, uko wagenda kose, Imana ikidushakaho nuko dukwiriye kuba abakiranutsi. Ibyanditswe batubwira ngo kuko udakonje kandi ntubire, ngiye kukuruka. Icyo ntago Imana dushakaho ni dukonje cyangwa se tubire, bive mu nzira. Twe gukomeza gufata impu zombi, twe gukomeza kuba bandi bagera mu bakristo bakaba abakristo rwose ba cyane, wanavuga icyaha ari mu bakristo akaba yagucyaha, akaba yakugira, ariko yagera no mu banyabyaha akerekana ko agakiza ntacyo kamumariye. Abantu nk'abo nibo buzuye, niyo mpamvu mubona insengero zacu, niyo mpamvu mubona abakristo bacu benshi basubiye inyuma. Bamwe bagiye bahinduka bakurikiye za nyenyeri zakaga, ariko bazigezeho basanga ni inyenyeri zakira mu mwijima, zaka zifite umwijima muri zo. Abantu basubira inyuma, abantu baragwa, abantu bakora ibyangwa n'Uwiteka. Hejuru yuko muri Matayo 25 ngira ngo niho batubwira ngo mubwiriza abantu ngo binjire mu idini yanyu, ariko babageramo bagahinduka inkubwe, bakaba inkubwe kuri mwebwe zo kuba abana ba Gehinomu. Umva ko ibyanditswe byarabitubwira ngo kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa, kandi uri umukene n'impumyi, ndetse wambaye n'ubusa. Umva ukuntu Imana iyo turebye tubona. Hejuru yuko twiyemera ngo twarize, hejuru yuko twiyemera ngo ubuhanuzi twabufashe mu mutwe, hejuru yuko twiyemera ngo tuzi kuvuga amasomo menshi ya Bibiliya mu mutwe, Imana ngiye turebye ibona turi abatindi, ntacyo dufite, ikabona ko dukwiriye imbabazi. Aka kana ko ndagashimira Imana ko yavuze ngo turi abatindi bo kubabarirwa, ubwo tutari abatindi b'intabwa. Akantu k'imbabazi karacyahari. Ngo kandi uri umukene, ubutunzi bwo ntabwo, turi impumyi, nta mwuka wera dufite utumurikira, nta mwuka wera dufite wo kutwereka, nicyo bishatse kuvuga, ndetse twambaye ubusa, n'imirimo yacu ntago ari myiza. Ntago ibyanditswe birarambwa ngo itorero ni iryo gufasha abakene, rikagaburira abashonji, rikambika abambaye ubusa, rigafasha imfubyi n'abapfakazi, ariko ibyo bizanye abantu bagucira mu kanwa. Ngo abantu babaye abatekamutwe, ngo twabafasha gute? Abantu barabaye abatekamutwe, turabibaha bakajya kubigurisha, turagira gute? Ibyo byose byabaye ikibazo. Gusohora k'ubuhanuzi buvuga ngo mu minsi ya nyuma kuko abantu bazaba bakunda impiya, bazihana babanikunda, ibyo byose byarasohoye. Ariko ngo Imana iyo turebye ibona ngo turi abatindi, abakene, impumyi, twambaye ubusa, imirimo y'amaboko yacu ntacyo kimaze mu gakiza, ntacyo tugikora ngo kibe kizima ku Mana. Ashwi 18 umva uko havuga, dore ndakugira inama. Umva inama Lawodikiya igirwa. Dore ndakugira inama, ungureho inzahabu yatunganyirijwe mu ruganda, ubone kuba umutunzi. Haleluya. Kandi ungureho n'imyenda yera, kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara. Umva umurongo rero mwiza nakunze uko uvuga, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Umva, dukwiriye kujya imbere y'Uwiteka, dukwiriye kujya imbere y'Imana, tukayibwira ngo amaso yacu turi impumyi, dusigeho umuti, tubashe guhumuka, turebe aho igihe kigeze, turebe aho ubuhanuzi buri gusohora bwerekeza, turebe umuvuduko isi iriho, duhumure ku maso, tubashe kumenya imyiteguro yacu uko imeze. Burya umuntu w'impumyi
uramutse umucunze ugashyira ikizinga ku mwenda yambaye, ntabwo yamenya ko ashobora kumva ko umukozeho, ariko ntabwo yamenya ko umwenda uriho ikizinga. Ariko iyo umuntu yamaze guhumuka, arisuzuma akireba, akabona ko ari umusambanyi, akabona ko ari umujura, akabona ko ari umwambuzi, akabona ko ari umunyeshyari, akabona ko ari umunyamagambo, akabona ko ari umunyarwango, akabona ko ari mu imbere, agasaba Imana ngo Mana nyeza, nyambika imyenda yera, nyambika imirimo myiza, mpindurira umutima. Hanyuma 19 ikavuga ngo abo nkunda bose ndabacyaha nkabahana ibihano, nuko rero gira umwete wihane. Haleluya. Uwiteka ngo abakunda bose arabacyaha. Ni niyo mpamvu yatwandikiye amagambo. Yarabizi neza ko Lawodikiya tutazaba turi beza, ariko yazanye ijambo riducyaha kugira ngo ibintu bigende neza. Aba ngo tugire umwete twihane. 21 ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjiriwe dusangire. Haleluya. Turifuza gusangira na Yesu Kristo. Turifuza ko imibereho yacu tutayisangiza gusa, ahubwo twayifatanya na Yesu Kristo. Turifuza ko ubuzima bwacu bwabugingwa na Yesu Kristo. Niba nawe ufite icyifuzo, Uwiteka bitubashishe. 21 ngo unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye. Hanyuma 22 haravuga ngo ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Niba nawe uzi ko ufite ugutwi, ukaba umaze kumva icyo ijambo ry'Imana rivuze, ukaba wisuzumye ugasanga nawe hari aho watandukiriye, ugasanga hari aho utagenda neza, niba wumvisha ibyo umwuka ari kubwira amatorero, gira umwete wihane kandi ube mwiza. Gira umwete wihane kandi ugendere mu nzira zitunganye. Gira umwete wihane kandi uve mu bidatunganye, ugendere mu gakiza k'Imana, niko Uwiteka avuga. Ndasoje, reka dusenge. Data mwiza, mu byo dukunda kandi ukiranuka, twongeye kugushima no kuguhimbaza icyubahiro n'ikibi cyawe. Tubonye ko tutari beza, twibwira ko turi abatunzi, nyamara turi abakene. Twibwira ko ntacyo tubuze, ariko tubonye ko turi impumyi ndetse n'abatindi bo kubabarirwa. Turakwinginze ngo dusukire Mwuka Wera, uduha amavuta yo gusiga ku maso ngo tubashe kureba, utwambike imyambaro yawe kuko ari dukwiriye, twebwe ibyacu n'ubushwambagara. Turakwingize ngo duhe izahabu yatunganyijwe mu ruganda, ngo twongere kuba abana bashyitse kandi bari ku kigero wifuza cyangwa se ushaka. Ngaho ngwino ubane natwe, utuyobore muri urugendo rwa Kristo. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, urakoze. Amen.